Yesu Kristo ashimwe, inshuti z'umusaraba kandi inshuti zanjye, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Dukomeje dusoma Bibiliya. Uyu ni umunsi w'180. Uyu munsi turahera ku bice 26 byo mu gitabo cya Yeremiya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abatambyi n'abahanuzi bashaka kwica Yeremiya. Mu itangira ry'ingoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, iri jambo ryaje riva ku Uwiteka riti, uku ni ko Uwiteka avuga, ngo genda uhagarare mu rugo rw'inzu y'Uwiteka, maze ubwire ab'imidugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gusengera mu nzu y'Uwiteka, ubabwire amagambo yose nagutegetse kubabwira. Ntugire ijambo usiga na rimwe. Ahari bazakumvira, umuntu wese ahindukire ave mu nzira ye mbi, kugira ngo mbone kureka ibibi nagambiriye kubagirira, mbahora ibyaha bakora mu mirimo yabo. Kandi uzababwire uti, uku ni ko Uwiteka avuga ngo, nimwanga kunyumvira ngo mugendere mu mategeko yanjye nabashyize imbere, kandi ngo mwumvire amagambo y'abagaragu banjye b'abahanuzi nabatumyeho, ndetse nazindukaga kare nkabatuma ariko mukanga kunyumvira, iyi nzu nzayihindura nk'ishiro, uyu murwa nzawugira ikivume mu mahanga yose yo mu isi. Nuko abatambyi n'abahanuzi n'abantu bose bumva Yeremiya avuga ayo magambo mu nzu y'Uwiteka. Yeremiya amaze kuvuga ibyo byose Uwiteka yari yamutegetse kubwira abantu bose, abatambyi n'abahanuzi na rubanda rwose baramufata bati, turakwica nta kabuza. Kuki wahanuye mu izina ry'Uwiteka uti, iyi nzu izahinduka nk'ishiro, n'uyu murwa uzaba umusaka udatuwemo? Abantu bose bakoranira kuri Yeremiya mu nzu y'Uwiteka. Ibikomangoma by'Ubuyuda byumvise ibyo bihera ko biza mu nzu y'Uwiteka bivuye ibwami, byicara mu irebe ry'umuryango mushya w'inzu y'Uwiteka. Maze abatambyi n'abahanuzi babwira ibikomangoma na rubanda rwose bati, uyu muntu akwiriye gupfa, kuko yahanuriye uyu murwa ibibi nk'uko mwabyiyumviye n'amatwi yanyu. Yeremiya aherako abwira ibikomangoma na rubanda rwose ati, Uwiteka yantumye guhanurira iyi nzu n'uyu murwa amagambo yose mwumvise. Noneho nimutunganye inzira zanyu n'imirimo yanyu, kandi mwumvire ijwi ry'Uwiteka Imana yanyu, nawe Uwiteka azareka ikibi yabavuzeho. Naho njye ngaho ndi mu maboko yanyu, mungirire uko mwibwira ko ari byiza kandi bitunganye. Icyakora mumenye yuko nimunyica muzaba mwisize amaraso atariho urubanza, no kuri uyu murwa no ku baturage baho bose, kuko Uwiteka yabantumyeho koko kubabwira ayo magambo yose ngo munyumve. Maze ibikomangoma na rubanda rwose babwira abatambyi n'abahanuzi bati, uyu muntu ntabwo akwiriye gupfa, kuko yatubwiriye mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Nuko abakuru bamwe bo mu bihugu barahaguruka babwira iteraniro ryose ry'abantu bati, ku ngoma ya Hezekiya umwami w'Abayuda, Mika w'i Moresheti yarahanuye. Abwira abantu b'i Buyuda bose ati, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, i Siyoni hazahingwa nk'umurima, naho i Yerusalemu hazaba ibirundo by'imisaka, n'umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzaba nk'aharengeye hose ho mu ishyamba. Hezekiya umwami w'Ubuyuda n'ab'i Buyuda bose, mbese aho baramwishe? Nimuzi ko Hezekiya yubashye Uwiteka, agasaba Uwiteka imbabazi, maze Uwiteka akareka ikibi yabavuzeho. Twakwica uyu, twaba twikoreye ishyano rikomeye ryatugera ku bugingo. Kandi hariho undi muntu wahanuye mu izina ry'Uwiteka, ni Uriya mwene Shemaya w'i Kiriyatiyeyarimu. Nawe yahanuriye uyu murwa n'iki gihugu amagambo ahwanye n'aya Yeremiya yose. Umwami Yehoyakimu n'intwari ze zose n'ibikomangoma byose bumvise amagambo ye, umwami aherako ashaka kumwica. Ariko Uriya abyumvise agira ubwoba, arahunga ajya muri Egiputa. Nuko umwami Yehoyakimu yohereza abantu muri Egiputa, Elunatani mwene Akibori n'abandi bantu bajyana nawe muri Egiputa. Bakurayo Uriya bamuzanira umwami Yehoyakimu, amwicisha inkota, bajugunya intumbi ye mu mva ya za rubanda. Nuko rero Ahikamu mwene Shafani arengera Yeremiya kugira ngo batamutanga mu maboko ya rubanda ngo bamwice. Yeremiya ibice 27. Yeremiya agira umwami inama ngo ayoboke Nebukadinezari.
mu itangira ry'ingoma ya Sedekiya mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, iri jambo ryaje kuri Yeremiya riva ku Uwiteka ngo, ukuri k'Uwiteka yambwiye ati, ishakira ingoyi n'ibiti by'imbago ubishyire ku ijosi, maze ubyoherereze umwami wo muri Edomu n'umwami w'i Mowabu n'umwami wa Benamoni n'umwami w'i Tiro n'umwami w'i Sidoni, ubihaye intumwa zaje i Yerusalemu kwa Sedekiya umwami w'Ubuyuda, ubatume kuri ba shebuja uti, ukuri k'Uwiteka Nyiringabo Imana y'Abisiraheli babwira iti, uko bariko muzabwira ba shobuja muti, ni jye waremye isi n'abantu n'inyamaswa biri ku isi, mbiremesheje ububasha bwanjye bukomeye n'ukuboko kwanjye kurambuye, kandi nkabyegurira uwo nshaka. Nuko rero ibyo bihugu byose nabigabiye umugaragu wanjye Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, n'amatungo yo mu misozi narayamuhaye ngo amukorere, kandi amahanga yose azamukorera we n'umwana we n'umwuzukuru we, kugeza igihe igihugu cye kizazungurwa, nibwo amahanga menshi n'abami bakomeye bazigabanya igihugu cye. Nuko rero ubwoko n'igihugu bitazakorera uwo Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, kandi ntibacishe ijosi bugufi ngo bamuyoboke, ubwo bwoko nzabuhanisha inkota n'inzara n'icyorezo, kugeza ubwo nzaba maze kubatsembesha amaboko ye. Ariko mwebweho ntimukumvire abahanuzi banyu cyangwa abapfumu banyu cyangwa inzozi zanyu cyangwa abacunnyi banyu ndetse n'abarozi banyu bababwira bati, ntabwo muzakorera umwami w'i Babuloni, kuko ibyo babahanurira ari ibinyoma, kugira ngo mukurwe mu gihugu cyanyu mujye kure, kandi ngo mbirukane mujye kurimbuka. Ariko ubwoko buzayoboka umwami w'i Babuloni bukamukorera, ubwo nibwo nzarekera mu gihugu cyabwo, kandi buzagihinga bukibemo, niko Uwiteka avuga. Maze mvugana na Sedekiya umwami w'Ubuyuda nkurikije ayo magambo yose nti, nimuyoboke umwami w'i Babuloni mumukorere we n'abantu be, kugira ngo mubeho. Kuki mwapfa wowe n'ubwoko bwawe muzize inkota n'inzara n'icyorezo, nk'uko Uwiteka yabivuze mu bwoko bwanga gukorera umwami w'i Babuloni? Kandi ntimukumvire amagambo y'abahanuzi bababwira ngo, ntabwo muzakorera umwami w'i Babuloni, kuko ibyo babahanurira ari ibinyoma kandi ntabatumye, ahubwo bahanura ibinyoma mu izina ryanjye, kugira ngo mbirukane ngo mupfe mwe n'abahanuzi babahanurira, niko Uwiteka avuga. Kandi nabwiye abatambyi n'ubu bwoko bwose nti, uku niko Uwiteka avuga ngo, ntimukumvire amagambo y'abahanuzi babahanurira bati, dore ibyakoreshwaga byo mu nzu y'Uwiteka bigiye kugarurwa vuba bivanwe i Babuloni, kuko babahanurira ibinyoma. Ntimukabumvire, nimukorere umwami w'i Babuloni kandi muzabaho. Kuki uyu murwa wahinduka umusaka? Naho rero niba ari abahanuzi kandi ijambo ry'Uwiteka rikaba riri kumwe nabo, nibinginge Uwiteka Nyiringabo kugira ngo ibikoreshwa byasigaye mu nzu y'Uwiteka no mu nzu y'umwami w'Ubuyuda n'i Yerusalemu bye kujyanwa i Babuloni. Uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga, ku nkingi no ku gikarabiro kidendeje no ku bitereko no ku bikoreshwa byasigaye muri uyu murwa, ibyo Nebukadinezari umwami w'i Babuloni atajyanye, igihe yajyanaga Yekoniya mwene Yoyakimu umwami w'Ubuyuda amukuye i Yerusalemu, akamujyana i Babuloni ari imbohe, hamwe n'imfura zose z'i Buyuda n'iz'i Yerusalemu. Ni ukuri, uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga ku bikoreshwa byasigaye mu nzu y'Uwiteka no mu nzu y'umwami w'Ubuyuda n'i Yerusalemu, iti, bizajyanwa i Babuloni, kandi niho bizaguma kugeza umunsi nzajya kubyenda nkabigarura nkabisubiza ahabyo, niko Uwiteka avuga. Yeremiya ibice 28. Umuhanuzi Hananiya ahinyuza ibyo Yeremiya ahanuye. Nuko mu mwaka Sedekiya umwami w'Ubuyuda agitangira kwima, mu kwezi kwa 5 k'umwaka wa 4, Hananiya mwene Azuri umuhanuzi wahoze i Gibeyoni ambwirira mu nzu y'Uwiteka imbere y'abatambyi na rubanda rwose ati, uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuze iti, naciye uburetwa bw'umwami w'i Babuloni. Imyaka 2 nishira nzagarura
aha ibikoreshwa by'inzu y'Uwiteka byose ibyo Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yakuye aha akabijyana i Babuloni. Kandi Yekoniya mwene Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda n'imbohe zose z'Ubuyuda zajyanywe i Babuloni nzabagarura aha, kuko nzaca uburetwa bw'umwami w'i Babuloni, niko Uwiteka avuga. Maze umuhanuzi Yeremiya abwira umuhanuzi Hananiya imbere y'abatambyi n'imbere ya rubanda rwose rwari ruhagaze mu nzu y'Uwiteka ati, birakaba, Uwiteka azabigenza atyo. Uwiteka asohoze amagambo yawe wahanuye yo kugarura n'ibikoreshwa by'inzu y'Uwiteka byose n'abajyanywe i Babuloni ari imbohe. Ariko rero wumva ijambo ngiye kukumvisha wowe na rubanda rwose. Abahanuzi ba kera batubanjirije twembi bahanuye iby'intambara n'iby'ibyago n'iby'icyorezo biraba mu bihugu byinshi no mu bwami bukomeye. None umuhanuzi uhanura iby'amahoro, ijambo rye nirisohora niho hazamenyekana ko yatumwe n'Uwiteka koko. Hananiya aherako akura bya biti by'imbago mu ijosi ry'umuhanuzi Yeremiya arabivuna. Maze Hananiya avugira imbere ya rubanda rwose ati, uku niko Uwiteka avuga ati, imyaka 2 nishira, uku niko nzavuna uburetwa bwa Nebukadinezari umwami w'i Babuloni nkabukura ku ijosi ry'ayo mahanga yose. Nuko umuhanuzi Yeremiya arigendera. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya. Umuhanuzi Hananiya amaze kuvuna igiti cy'imbago cyari mu ijosi ry'umuhanuzi Yeremiya riti, genda ubwire Hananiya uti, uku niko Uwiteka avuga ngo, wavunaguye imbago y'igiti ariko uzakora iby'ibyuma mu cyimbo cyazo. Nuko uko ariko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga iti, kiza imbago y'icyuma mu majosi y'ayo mahanga yose, kugira ngo akorere Nebukadinezari umwami w'i Babuloni. Azamukorera kandi muhaye n'inyamaswa zo mu ishyamba. Maze umuhanuzi Yeremiya abwira umuhanuzi Hananiya ati, noneho umva Hananiya, Uwiteka ntabwo yagutumye, ariko wateye ubu bwoko kwiringira ibinyoma. Nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, dore ngiye kuguca mu gihugu, muri uyu mwaka uzawupfamo, kuko wagomeshereje Uwiteka. Nuko muri uwo mwaka mu kwezi kwa 7 Hananiya arapfa. Yeremiya ibice 29. Yeremiya ahanurira Abayuda ko bazatinda. Aya niyo magambo yo mu rwandiko umuhanuzi Yeremiya yanditse ari i Yerusalemu, arwoherereza abasigaye mu bakuru bajyanywe ari imbohe, no mu batambyi no mu bahanuzi no kuri rubanda rwose, aho Nebukadinezari yakuye i Yerusalemu akabajyana i Babuloni ari imbohe. Icyo gihe umwami Yekoniya n'umugabekazi n'inkone n'ibikomangoma by'i Buyuda n'i Yerusalemu n'abanyabukorikori n'abacuzi bari bavuye i Yerusalemu. Urwo rwandiko rujyanwa na Elasa mwene Shafani na Gemariya mwene Hirukiya, abo Sedekiya umwami w'Ubuyuda yohereje i Babuloni kuri Nebukadinezari umwami w'i Babuloni ati, uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ibwira abajyanywe ari imbohe bose, abo yateye kuvanwa i Yerusalemu bakajyanwa i Babuloni ari imbohe, ati, nimwiyubakire amazu muyabemo, kandi muhinge imirima murye umwero wayo. Mwishakire abagore, mubyara abahungu n'abakobwa, kandi mushyingire abahungu banyu n'abakobwa banyu, kugira ngo nabo babyara abahungu n'abakobwa, mubone kuhagwirira mwe kuzatuba. Kandi umurwa nategetse ko bazabajyanaho muri imbohe muzawushakire kuba amahoro, muwusabire ku Uwiteka, kuko mu mahoro yaho namwe muzagira amahoro. Uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga iti, ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira n'abapfumu banyu bakabayobya, kandi ntimukite ku nzozi mujya murota, kuko babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye, sinabatumye, niko Uwiteka avuga. Ahubwo Uwiteka aravuga ati, imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira, nzabagenderera basohozeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe,
nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanirije, niko Uwiteka avuga, kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Kuko mwavuze ngo Uwiteka yatubyukirije abahanuzi b'i Babuloni, uko niko Uwiteka avuga iby'umwami wimye ingoma ya Dawidi n'iby'abantu bose batuye muri uyu murwa. Bene wanyu batajyanywe hamwe namwe muri imbohe. Uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, dore nzabagabiza inkota n'inzara n'icyorezo, kandi nzabahindura nka za mbuto mbi z'umutini zitaribwa kuko ari mbi, kandi nzabahigisha inkota n'inzara n'icyorezo. Nzabatanga kugira ngo babateragane mu bihugu byose byo mu isi, babe ibivume n'ibitangarirwa n'iby'imyozwa n'ibiteye isoni mu mahanga yose nzaba mbatatanirijemo. Kuko batumviye amagambo yanjye, niko Uwiteka avuga, abo natumyeho abagaragu banjye b'abahanuzi, nkazinduka kare ngatuma ariko banze kumva, niko Uwiteka avuga. Nuko nimwumva ijambo ry'Uwiteka, mwebwe abanyazwe ku muheto, mwese abo nirukanishije i Yerusalemu mukajya i Babuloni. Uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga kuri Ahabu mwene Koraya no kuri Sedekiya mwene Maseya, babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye, ati, dore nzabatanga mu maboko ya Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, nawe azabicira imbere yanyu, kandi imbohe zose z'Ubuyuda ziri i Babuloni zizabakurikizaho kuba umuvumo bati, Uwiteka arakugira nka Sedekiya na Ahabu, abo umwami w'i Babuloni yatwikishije umuriro. Kuko bakoze iby'ubupfapfa muri Isiraheli, bagasambanya abagore n'abaturanyi babo, bakavuga amagambo y'ibinyoma mu izina ryanjye, ayo ntabategetse. Ni njye ubizi kandi ndi umushinja wabo, niko Uwiteka avuga. Kandi bya Shemaya w'Ineherami uzavuga uti, uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga ngo, kuko wanditse inzandiko ubyihangiye, ukazoherereza abantu bari i Yerusalemu bose na Zefaniya mwene Maseya w'umutambyi n'abatambyi bose uti, Uwiteka yangize umutambyi mu kigwi cya Yehoyada umutambyi, kugira ngo habe abatware mu nzu y'Uwiteka, ngo umuntu wese usaze akigira umuhanuzi mushyira mu mbago y'inzu y'imbohe. None se ni iki gitumye udahana Yeremiya wo muri Anatoti wigira umuhanuzi wanyu? Kuko yadutumyeho i Babuloni ati, uburetwa buzamara igihe kirekire, nimwiyubakire amazu muyabemo, muhinge imirima murye umwero wayo. Nuko Zefaniya w'umutambyi asomera urwo rwandiko imbere y'umuhanuzi Yeremiya, maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, utume ku mbohe zose uti, uku niko Uwiteka avuga ibya Shemaya w'Ineherami, ngo kuko Shemaya yabahanuriye kandi ntamutumye, agatuma mwemera ibinyoma, nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, dore nzahana Shemaya w'Ineherami n'urubyaro rwe, ntazagira uwo mu rubyaro rwe uzaba muri ubu bwoko ngo ageze igihe cyo kubona ibyiza nzagirira ubwoko bwanjye, kuko yagomeshereje Uwiteka, niko Uwiteka avuga. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma ubuhanuzi bwa Yeremiya. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya